uyu munsi turi kwibuka ko nyirapasika yahanuriye Theogene tukavuga ngo yarahanuye aravuga ngo Imana iguhaye vizi ihoraho usinyange kontara n'Imana y'ibihe byose none yapfuye koko. Uyu munsi ikintu cya mbere naje kukubwira ngo byuka urabagirane, byuka va mu byaha, byuka va mu ntege nke, byuka ongera uririmbira Imana. Halo halo halo, uyu mwanya isuzume nanjye nisuzume, ese mpfuye najya he, ese upfuye wajya he? Cyako turirimba ngo imirimo y'abera izibukwa, uyu munsi uri gukora mirimo ki? Ntabwo yamarira uri bugira ngo ntabwo uri bugira ngo Emerere duhagurutse dukomera Imana amashyi, twakira umushyitsi Imana iduhaye umunsi. Haleluya, amena, haleluya. Niba amaboko yawe atarimo serumu yazamurira Imana, vuga ngo haleluya, yo haleluya, yo haleluya. Nuzajya ubona wabyutse bikemera, ukabona wakandagiye birakunze, ujye uhereza Imana icyubahiro, ujye wibuka ko hari abandi bitakunze kandi nabo bashakaga kubaho. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Nitwa Chantal Uwimana, naturutse i Kigali. Yesu ashimwe. Ndi umumama, mfite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa. Nuye i Kigali ahantu bita Kibagabaga mu murenge wa Kimironko. Ndi umushumba, mfite itorero. Rero pastor wanyu ni inshuti yanjye cyane, yarantumiye nanjye numvira ubutumire bwe, ndavuga ngo nanjye ngomba kugira inaha. Rero mumbabarire gukerererwa, ni impamvu z'imodoka. Impamvu z'imodoka nayigezemo kare iratinda, nagiye mu modoka ntago narinzi imodoka zinaha, naje muri ya indi zanga itoragura abagenzi, bituma nkerererwa. Ariko ndabizi neza ko icyo umwami yagambiriye gukora agikora. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi turarya. Ongera umubwire ngo wagize umugisha kuza. Haleluya, haleluya, ongera cyane haleluya. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye ko bere hare kwecyo nzeno k'Imana ishaka, arebyo nkwereye gukora, hare kwecyo nzeno k'Imana ishaka, arebyo nkwereye gukora. Moro gendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Uko ibyinge zaba bishize,
ayiwe n'ibyago biriho ndarebye mu gihe gitoza kandi we kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose itebyerengero utubugingo bitumugabane mu ijuru betebserengero bifite ubugingo bitumugabane mu ijuru. n'ubundi tugezeho mesaje yaradufitiye uyu munsi ni karibu ducunguze uburyo umwera. Yesu nashimwe. Haleluya. Muberera umuntu muri kumwe mubwire ngo Chantal aragusuhuje. Ntago nabahobera mwese ariko ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Rero iby'Imana ikora biradutangaza. Uyu munsi Imana yari izi ko nzaba ndi hano hantu, byari umuteguro wayo. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yarapanze avuga ngo iki cyumweru ngomba kuba ndi hano. Ndabizi neza ko byari umuteguro w'Imana kubera ko hari inzitizi za nyinshi zitashakaga ko mpagera, ariko Imana yabyemeye. Mwayimpereye cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Abirenge y'abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza. Wowe Mana wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwe kozo Mana yanjye kuko urabi. Wowe Mana uhemuka kandi nukoza isoni, habwe kozo Mana yanjye kola bekwereye. Haleluya. Oh la pala sikote drobefa elestifota. Haleluya. Amina. Haleluya. Abantu bagiye biringira abantu bakabahemukira, ariko ndavugana nawe ngo iringira Imana, kuko iyi Mana iyo yiringiye ntabwo igihemuka. Iyo uyikoreye neza ntabwo igukoza isoni. Yesu nashimwe. Iyo baye mu byayo nayo iba mu byawe. Ako kantu wakumvise? Nta gihombo kiba mu gukorera Imana. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo abantu bazi Imana yabo ngo abo ngabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Imana irashaka kukomera kugira ngo itangire kugukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Hereza Imana icyubahiro. Ngemerera ufashwe kuko uyu munsi Imana yantumye hano hari icyo ishaka gukora. Hari ikintu warumaranye iminsi Imana ishaka gukora. Ntago yapfuye kunzana gusa, naje ku mugambi wayo, ku muteguro wayo. Narabisengeye mbibaza Imana, Imana irambwira ngo noneho uyu munsi genda.
njye nabishatse kera nk'umuntu ku giti cyanjye biranga, ariko uyu munsi arambwira ngo genda kuko hari icyo nshaka gukora ku bwoko bwanjye. Ntabwo rero Imana ikirisha ubwinshi bw'abantu. Niyo mwaba bangahe Imana yabibwiye Gideyoni iramubwira ngo reka 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 uko mungana rwose n'abo bantu bawe ntabwo mbishaka, ahubwo bagabanya. Ngo Gideyoni agabanya nk'umuntu, irangije avuga ati reka 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 bamanure mbakugeragereze, noneho ngiye mbakugabanyirize kubera yuko ndabona we byakunaniye kugabanya. Ubundi abakozi b'Imana, abashumba, abapasiteri, ntabwo twahamagariwe gutwara abantu benshi, twahamagariwe gutwara abashoboka tuzageza mu bwami bwo mu ijuru. Koni koko ntabwo twatumwe insengero zuzuye abantu ngo tujye, abantu baze bakora ibyaha ko bishakiye bagiye gute ngo tukunde dushumba abantu benshi. Njye mbivuga nkavuga nti nubwo nashumba batatu ariko nkazabageza mu ijuru. Haleluya, amina, haleluya, haleluya, haleluya. Rero gutya muri benshi cyane, muri benshi cyane. Amen, haleluya. Muri benshi cyane Imana ishaka gukuramo abantu bakomeye, Imana ishaka gukoresha iby'ubutwara, Imana ishaka gukorana namwe. Haleluya. Unyemerere ufashwe. Amen, haleluya. Ntabwo nkwingingira gufashwa, ariko wumve ko Imana yaravuze ngo nimufata nk'inyembaraga, nanjye nzaza nk'inyembaraga. Iravuga ngo ariko nimumfata nk'inyantege nke, nanjye nziyizira nk'inyantege nke nyine. Nandi uzasengera ikintu kubera ko ugisengana intege nke, ukajya ubona ntikivaho, ukajya ubona ntikirangira, ariko Imana ikeneye kuyifata nk'inyembaraga. Fata Imana nk'inyembaraga, fata Imana nk'Imana yihagije. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ndibuyatahane. Zo pesita yafo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ndibuyatahane. Yewe ntabwo ndibuyatahane, amarira ntabwo ariyo batahane. Yewe ntabwo ndibuyatahane, yewe ntabwo ndibuyatahane. Niyo natabariwe, marira nazanye iwe natahanye. Reso beshedre natesa topefo komeza natahanye. Ayo marira natariyo natahanye, wewe natariyo natahanye. Amashi, 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 amashi.
peshetaya. Mana we, yewe mana we, mani 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 mana we. Ewe mana we, mani mana we, mani mana we, ewe mana we, ewe mana we, ewe mana we, mani mana sha, mani mana we, ewe mana we, mani mana we, ewe mana sha, mani mana we, ongera utere haleluya. Rezo pele shetandore reto pina stara gara hayazonili hando ela wili eta hayazopa. Oui. Ariko wamvuja cyane haleluya. Tare guhimbaza Imana ivuganye naje irambwira ngo abarozi bari barakuzengereje. Irambwiye ngo besti fota ishizeho iherezo. Haleluya. Bari bazi kugiye gukorwa n'isi bose babireba icyubahiro cyiheba kure. Imana ivuganye nanjye ngo ntabwo isoni zizagukora nk'uko babizi, kandi n'ukuri kwiyera hari Uwiteka ari kuvugana nawe. Nubwo babiguteza ukabitambuka amaguru agahinyagara, ariko Kristo aramwenga ageze kuri ayo maguru. Ndumva buri muntu hano mfite urusingano. Muririmbyi araririmba ngo amarira naza ntabwo ariyo nataha. Hari amarira wacu ufite. Hari iki? Amarira afite. Abo iravuze ngo ntabwo uri bugira gute? Ntabwo amarira uri bugira gute? Ntabwo uri bugira gute?
Wele si. Shai. Let's start. Wele forget. Yes. Shy again. Let's start. Menewa. Melelewa. Shy in the niveau. Abajaga niba hari umuntu uri hano uri kumva hano hantu hari Imana natere haleluya. Mukingura amadirishya niko bavuze. Haleluya. Uriya muntu umaze guhanura Imana irambwiye ngo waranyazwe ariko ugiye kugarurirwa ibyawe byanyazwe. Waranyazwe ubyumve cyane wowe nyirabyo. Waranyazwe umwanzi arakunyaga, abanyamashyari barahaguruka barakurwanya barakugenza ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo izamuye ibendera ryo kunesha ku buzima bwawe. Imana ikugaruriye ibyawe byanyazwe. Imana irambwiye ngo igutunganyirije ameza mu maso y'abanzi bawe. Mugabo Daniel baramwanze basenga Imana bamuha intare ziratinya kandi izo ntare rwose zirashonje havamo babireba hatabarwa bareba. Abantu bakugiriye ishyari barakugambanira
barakurwanya ariko Imana irambwiye ngo igutabariye mu maso yabo. Irambwira ngo ikugaruriye ibyawe byanyazwe. Irambwira ngo uyu munsi hari ahantu iguteruye, hari ahandi ikwicaje. Ntabwo ahantu uri, ntabwo ahantu uri, ntabwo ariho wakabaye uri. Ukuri kwiyera, ntabwo ariho wakabaye uri, ntabwo ibintu ufite ntabwo ari byo wakabaye ufite. Ariko Kristo arambwiye ngo aragushumbishije ndetse aguhaye ibirenze ibyo bakunyaze. Haleluya! Haleluya! Imana irambwiye ngo igukuye umwuka w'urupfu, igukuye urupfu rwari rwihuse. Nawe umaze iminsi bigira mu gicuku ukumva ibintu uri kurwana nabyo, bari bakoherereje ibintu bigahita biguhitana, ariko Imana igukuye urupfu. Dusome ijambo Yesaya 60. Twagiye mu ijambo ry'Imana. Yesaya igice cya 60 turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima w'icuraburindi, dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe hose, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Amashyo ingamiya azakudendezaho, ingamiya nto z'Imidiyani n'iza Efa zose zizaza zituruka i Sheba, zizaba zihetse izahabu n'imibavu zerekana ishimwe ry'Uwiteka. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Uyu munsi ikintu cya mbere naje kukubwira ngo byuka. Naje kukubwira ngo iki? Abasinziriye n'abaryamiriye nimubihorere, nzagendana nabihuta. Haleluya. Imana yantumye hano muri iri torero ngo mbwire abakristo baho ngo ni kuki musinziriye. Navuga ibyo Imana, ni kuki musinziriye? Mwarangiza ngo mufite amasezerano ngo ntasohora, kandi wowe uriryamiye ntabwo uri mukorera Imana uko ibishaka. Ariko Imana yambwiye ngo byuka. Bwira uwo mwicanye ngo byuka. Ni wowe uzaho waguye, ni wowe ubigusinzirije, ni wowe ubiguciye intege. Ntabwo ikanzwe no kuvuga ngo ibibazo nibyo bigusa. Ntabwo mu bibazo umuntu asinzira, ahubwo arakanguka. Hasinzira unezerewe. Wowe uravuga ngo uri mu bibazo wangiza ukanasinzira. Imana yabyukije Elisa, iramubwira ngo byuka, imuha umutsima, imuha amazi, iramubwira ngo komeza urugendo kuko urugendo ari rurerure. Byuka urabagirane, byuka va mu byaha, byuka va mu ntege nke, byuka ongera uririmbira Imana. Ariko hari umuntu uri kumva icyo kintu se? Nta yindi mpamvu uri muri ibyo n'ibiki. Imana ikeneye ngo ubanze ubyuke. Yaravuze ngo nimujya mu byanjye nanjye nzajya mu byanjye. Nkigera inaha gusa isimbwira ati kubera ko waje ukanyumvira
nanjye mise njya mu byaha. Haleluya. Imana yambwiye ngo byuka wongera ukore umurimo w'Imana neza, wongera ukorera Imana ubishaka. Nta muntu waguhamagaye, nta muntu uzaguhemba, nta muntu uzakugororera, nta muntu uzagira aho akugeza. Korera yaguhamagaye. Halo halo halo, turi kumvikana? Iravuga ngo byuka. Abashumba tubyuke, abaririmbyi mubyuke, abapasiteri babyuke, abadiyakoni babyuke. Ntabwo turi mu minsi yo kurya, ntabwo turi mu minsi yo kudamara. Satani yohereje abadayimoni b'impfu, ejo uzagenda uhure narwo, Imana ijya kukurega urubanza rw'uko wari usinziriye. Uyu mwanya isuzume nanjye nisuzume. Ese mpfuye najya he? Ese upfuye wajya he? Se ko turirimba ngo imirimo y'abera izibukwa, uyu munsi uri gukora mirimo ki? Ntabwo ibyo ukora hano kubikorera pastor. Reka nawe naha nawe kwirwanaho. None se mbabeshye nawe marirwanaho, ndamureke Imana yamugirira neza. Muze dukorera Imana, byuka urabagirane. Yesu nashimwe. Byuka, niba ari ukurepeta hagerera igihe. Umurimo wose werekejeho amaboko uwukorane umwete. Niba ari ukuririmba ririmbana umwete, niba ari ugusenga sengana umwete, niba ari ugushumba ushumbana umwete. Sikuba bimeze se? Haleluya. Yesu nashimwe. Wihagarara mu byubahiro by'icyo icyo oya turi gukorera Imana yo. Ni mwanya nakabaye mu gisengero kinini cyuzuyemo abantu, giparitse amamodoka hariya, ariko ntabwo ari kunahamagara. Amen. Hamagariwe gukorera Imana. Ntacyo turebyeho. Tukayikorera aho bidashoboka, naho bishoboka. Tukayikorera aho bikomeye. Ntabwo gukorera Imana ari ukujenjeka. Ntabwo ari ukuvuga ngo mureke tubyuke bakristo bahana. Mana yanyeretse mufite intege nke. Yanyeretse mufite intege nke, museta ibirenge. Mbese mu gukorera Imana barabakurura, barabashyiramo ikiziriko. Ubwo Imana niyimanukira yizirigwane nawe. Urashaka ngo n'Imana kweli? Uyu munsi hari abantu bari kuyikorera bafite akaguru kamwe akajya kubwira ati iyi ni inkoni. Ati iyi ngiyi ni inkoni y'Imana, najyaga nsesa ibirenge nanga kuyikorera nyifite amaguru abiri nandi kuyikorera mfite akaguru kamwe. Imana igira iti ni ukuri Imana wabarira intege nke, guseta ibirenge mu murimo w'Imana, kureba naho. Uradebaho ngiye ko nzibarizwa nzabaza ibyaha. Okay, niba yabashije gutanga umufuka wa sima, basohoje utanga ikiro. Nabonye uyikoreye. Wewe yashoboye umufuka wa sima, wowe ntabwo washoboye umufuka wa sima. Ariko nibuze ikiro cya sima wagishoboye. Kandi uwatanze umufuka n'uwatanze ikiro bazahembwa kimwe. Haleluya. Imana ni ukwigomwa. Ni ukwigomwa. Ntabwo ari kuvuga ngo hari ibyarenze ku byo mfite reka bari byo njya gukorera mimi. Cyo gihe wabaye nka Gahini. Gahini wabaye nka Gahini. Ntabwo mukiri gufashwa. Kandi nyamara kuba iyi nzu ihagaze ni ukubera iyi fondasiyo. Wabyumvise? Iyi fondasiyo ihirimye inzu yose yagira gute? Bivuze ngo uyu mwanya ntakweretse fondasiyo y'ibisubizo, ntakweretse ifatizo ryo kugira ngo ubone umugisha,
ntakweretse icyo ukora kugira ngo ubone wamugisha ntabwo waza. Ako kantu wakumvise? Ya fondasiyo ni igihe se nakora iki ngo nanjye mbone umugisha? Yaramubwiye koko nibyo, ariko se nakora iki? Ufite iki ngo mpereho? No kuririmbira Imana bikunanire? No gukubura mu rusengero rw'Imana bikunanire? No gutunda umucanga inangira ngo nimuhugure ngo uwuzane bari gukora urusengero bikunanire? Gushaka amabuye bari gukora urusengero ngo yazane bikunanire? Hari umuntu wumva afashe umwanzuro wo kubyuka, yaba ngo byuka urabagirane. Numara kurabagirana, iyo warabagiranye ushyize itara hano hanze ryamurikira n'uriya wo hirya, bivuze ngo njyewe nimara kubyuka bizatuma n'abanyegereye babyuka. Nimuramuka mwubwanyu muri aha mubyutse, nzagaruka urusengero mudafite naho mushyira abantu. Kandi ibyo bintu mbihanuye mpagaza mu gihe gito abantu bagiye kuzura hano mu buraho mubashyira. Ndabihanuye ndigendera. Mu gihe gito ahantu hagiye yababa we kuzura hari hose hajya bahica abantu, Mana yanjye. Ariko twe duhari tubanze tugire gute? Tubanze tubyuke. None so duturanya zabona nanjye nseta ibirenge. Byuka urabagirane. Byuka. Va mu matiku n'amagambo n'amashyari n'ubuturiganya n'ubutututu. Ibyo ntacyo bimaze. Wabyumvise? Ibyo ntacyo bimaze. Korera ijuru nk'uri kurijyamo, wanga isi nk'uri kuyivamo. Haleluya. Hari umuntu wumva afashe ingamba yo kuba ati nanjye koko ndumva hari ahantu numva nanjye nari naracitse intege, ariko numva nshaka kubyuka ngo haguruke tumufashe, tumuhe inkunga yitwa amasengesho. Tumuhe inkunga yitwa amasengesho. Vuga ati nanjye ndatsinzwe mu by'ukuri, wenda nihugiyeho. Abantu mwibi bihe bihugiyeho, nihugiyeho. Abo guhanura nibagihanura. Hano Imana iramwe ngo mwabahanuzi mwe murimo hano, kambivuge nitaye. Imana igiye kubakubita, yamwe ngo ntago muri akabati mujya muhanura ibyo yabahaye mu bitange. Ko mu Rwanda nabyo ni ibyanyu. Barunaka se nibo baguhamagaye, kuki se bitabibahaye? Ushaka kuvuga iby'Imana yaguhaye kubera iki? Runaka biramureba. Ibyawe ntuzabivuga, ariko iby'Imana uzabivuge. Kuri rata uzabivuge. Hari igihe byari kunkiza, hari igihe byari kuntabara. Uyu munsi turi kwibuka ko Nyirapasika yahanuriye Theogene, tukavuga ngo yarahanuye, haravuga ngo Imana iguhaye vizi ihoraho, usinyanye kontara n'Imana y'ibihe byose. None yapfuye koko, yasinyanye nayo kontara y'ibihe byose. Ariko yatabihanura, bari kuvuga no mu mutima ati Mana we atuziko ari nabibonye. Uziko ari igihe wagabanura umuntu ikintu kikavuga tuvuga ati we uziko bira bintu nabibonye. Nyamara bugiye ubivuga wenda nagira byashobora gusenga, Imana ikagira icyo gukorera. Bahanuzi Imana yatugize abantu bo gufasha abandi. Hari impamvu Imana yampaye impano yo guhanuza, hari impamvu yayiguhaye. Ntabwo yabiguhaye kugira ngo ubibike, si yabimeye kugira ngo mbibike. Yabiduhaye kugira ngo tubifashisha abatabifite. Mwabyumvise? Reka sabe pastor mu byubahiro byamfashe aze dusengera abantu b'Imana kugira ngo mubyuke dukore uyu murimo. Ngera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Ababyeyi mugere ku murimo mwahawe mukore unezerewe. Yewe ngera
ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, turagushimye. Ijambo ryawe rituzeho, ariko iyi tariki ya none wohereje umuhanuzi kazi wawe, ariko uyu munsi waciye inzira. Chantal nk'uyu yageze hano, hoya yazanye ijambo aje kubyutsa abantu, yazanye ijambo wari umuhaye kugira ngo bimenyekane bigaragare, kandi riyerekwa ntago rihishuwe nonaha, ahubwo wari waraye ubivuze ejo wiri ubigaragaza. Nako turagushimye Mana, haleluya. Urakoze kubw'abantu batari bakeyo uhagurukije, urakoze kubw'abahanuzi ubyukije, urakoze kubw'abaririmbyi ubyukije, urakoze kubw'abacuranzi ubyukije, urakoze kubw'umuhamagaro w'abantu ukinguye ngo abantu benshi baze. Yo haleluya. Urakoze mwami wanjye kubw'aba bantu abajyaga kuvuna bakagira ubwoba bashoboze, kubw'uko babyukije. Turagushimye kubw'imbaraga uhaye buri wese wageze aha. Turagushimye, turagushimye, turagushimye Mana kubw'uko umuhamagaro w'abantu tuwumviye. Icyubahiro ni cyawe Mana. Nako turabyutse ndetse turakumviye ndetse turarabagiranye. Abamama barahagurutse barabyutse, abapapa barahagurutse barabyutse. Pasherenkevo zote lankide staide zantuta lankerie de sela vide gode staide. Imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe haleluya, zikoze ku buzima bwacu, zikoze ku bari mu biryamo, zibyukije abari basinziriye, zihagurukije abari bananiwe, zikomeje abari bacitse intege mu rugendo. Yo izina ryawe nirishyirwe hejuru, tukuvugirije impundu, dukomye amashyi tuvuga utamena. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha. Wihangane ku cyumweru, uzakora uko ushoboye, uzaze nibura wazanye umuntu umwe wavunye. Haleluya. Imana ikeneye ko tuzana iminyago mu nzu yayo, ikeneye ko tuzana iminyago, ikeneye ko tuvana abantu mu isayo, tukabafata akaboko tukabasayura. Gira umuntu umwe nibura ufata akaboko gutyo umusayure, fata undi nawe inyuma yawe nawe azafata undi, fata nawe undi uri inyuma yawe nawe afata undi, fata undi nawe uri inyuma yawe nawe afata undi. Ubu murareba ukuntu tunganye. Aha honyine, ariko reba ukuntu byamaze kuba igisheni. Ushobora kuba wowe igiti ukagira amashami menshi. Niki Imana igushakaho? Mwiyicare Yesu abaho.